ariko mota nyine sha utwara neza burangena nakwikundi. Urakoze. Ahubwo se utavunje ngo nkomeze akazi. None sibyo nibyo twakaganiriye. Y'abahungu b'iki gihe mwaranyobeye. Ahubwo mena nimero zawe ngenza ngutware niba. Ahubwo se ni wumva ibyo ngibyo. None se utuye he? Nkeneye Kacyiru. Nta mugore ufite? Umugore arahari akaba mu cyaro. Wa mu cyaro? Naha buri cyumweru. Ndumva nzakugusura wowe. Sibyo? Kaci se ko mbona hari mba nibereye mu kazi. Nza ninjoro ndare ntari. Singo sha mota uri na mwiza. Nukuri nakwikundi. Urakoze. Ahubwo se tutavunje ngo ugendere ko mbona akazi kari gupfa. Kazi kari gupfa. Oya reka tuganira. Ahubwo ufate nimero yanjye ajye umpamagara nze ngutware nimba wabonye ntwara neza. Ni ukuri pe. Turana nakwikundi. Nose ntabwo ubibona ko mfite umugore. Nimba umufite se bivuze ko ntaza ngo nkuraze. Bana ibyo ufite byose. Fanta Mumbabarira ni munyice rwose. Bamu tugomba kutuyisiga. Mumbabarira Fanta. Ndayiba hari ko ni munyice. Mundekera ubuzima. Ukunda ubuzima bwawe? Ndabukunda. Urabukunda? Ndabibaha byose Fanta. Zana na kontaki. Akira Fanta. Cyo gikasika cyose urakijyana he? Mumbabarira rwose. Musa shana ina nakwikundi baye. Genda ugenda gutigitindi nindi tuzayijyana. Mundekera ubuzima rwose mu bijyana. Genda. Kigenda yateshari. Sheri. Ubundi wazanye ikimoto gishaje ariko noneho uzanye nziza. Akubona ko nazanye umuzigo wataje. Urarenze none umunsi uranyemeje. Umunsi turarirya neza bebe twigendera.